inkuru z'ubuvugizi barakubitwa hari uwitwa uwo papi twavugaga ejo bundi yakubitiwe Kicukiro dufite uwitwa Keve nawe yigeze gukubitwa uriya Keve wo kuri BTN yego ejo bundi Jerome Munyentwari nawe yarakubiswe akubitanwa n'umukomedi witwa Ndimbati yewe nanjye narakubiswe urumva baje kumera amabyi wanjye kwidirishya urumva none se imigucire ku ruhande bayahamenya inshuro ebyiri mu Rwanda turacyafite ikibazo cy'ubukene mu itangazamakuru mu Rwanda turacyafite ikibazo n'uho cy'imyumvire iri very poor noneho iri no muri the so called abayobozi ntabwo ugenda bitinya nzizera niba dakomeye koko ni gute urukiko rw'inyamirambo urukiko rwisumbuye rusubika urubanza rwe ngo umuriro urabuze noneho umuriro ukabura muri sale yaburaniragamo abandi bagakomeza bakaburana urumva urukiko rufite generator urukiko rufite nkibaza ibyo bintu bundi bibaho urumva niba muranabani niba kubyibazaho ndongera mbona undi mwanda ndabwo byanze bikunze n'uyu mugabo uri kungendaho RIB wowe ujya kwiregera ngo runaka yankubise ndakeka runaka uranarembye bagutumye Rwanda Forensic uragiye uzanye ibimenyetso ibihamya yuko wakubiswe urabizanye urabibahaye bo barabyicaranye tu baragize bavuga ngo genduza n'umuntu waguhohoteye genduza n'umuntu ubuse nijye gufata umususpect RIB yaratojwe ifite amapingu ari n'abafite imbunda giye bari kumbwa ngo nijye gufata umuntu muzane kuri RIB ngo iki none ngo ningende muzane ngo nzane suspect sha genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire nabonaga n'umugabo acika ibisebe yishimira cyane mu gitsina ngororangingo umudamu maze kumushaka ku buryo n'igitsina nakibuze biba ngombwa ko ngira nte ko ntangira kugana abaganga abo nta bandi nabo mu kigo cy'ubuvuzi bw'umwimerere ubuvuzi bukoresha imiti y'ibimera kandi itunganyije neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide ni kwa muganga Rutikanga bakorera Remera Giporoso bamaze kubikimenya bose mu kuvura indwara zitandukanye ubuhamya bwo ni bwinshi nigeze kurwaraho nkagira ikibazo cyo kwikinisha ndi umusore bavura kwikinisha n'ingaruka zabyo harimo kurangiza vuba kugabanuka kw'igitsina kugabanuka kw'imisemburo mu mubiri kwibagirwa kumva ufite umunaniro utuntu tw'udusonga ku bugabo rimwe na rimwe ndetse n'ibindi uzi icyiza cyabo aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho kuko bakorana na DHL bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 0788 34 80 11. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi bacu badukurikira umunsi ndabasuhuje cyane ariko nanabaha ikaze ku biganiro byacu navuga ko twari tumaze iminsi tutameze neza ariko nanone hari abantu tuba tugomba gushimira abantu batuba hafi mu bihe byose reka tujye tubashimira cyane ko hari igihe tumara iminsi tutari gukora ibiganiro tukagira abantu batubwira ati byagenze ute ko tutari kubabona ni ubuhoro ibyo rero ndashimira ba bantu nyine baba bakoze iyo follow up bakamenya ikibazo twagize wenda kiri gutuma dutinda kubaha ibiganiro nk'uko bisanzwe ariko nakubwira ngo muri byose turashima Imana kuko ubu twagarutse kandi tumeze neza cyane twagarutse turi kumwe na mwarimu Kerema ushaka kuguha provisoire mu minsi 4 kandi ukamwishyura uko wayibonye ibyo bintu nta hantu biburetse kwa mwarimu Kerema ushaka no kubona kandi perime hagati y'iminsi 15 na 20 ibintu byose ubimuhari uko wamaze kubibona perime na provisoire icyo ukora nukunyura kwa noteri ukabanza ukabisinyira yuko uzishyura iyo diri iroroshye abantu banayikora iyo diri iroroshye rwose abantu bahamagara mwarimu Kerema kuri 0782 48 322 0782 322 ubu njyewe namaze kwibikaho akangombwa kanje kandi nta nubwo ngiye iyo minsi yagezeho noneho ngira ngo abantu badukurikiye mugane kwa mwarimu Kerema arabafasha cyane akorera Inyamirambo hariya munsi ya tapi cyangwa umpamagare kuri iyo nimero ikindi nanjye ushobora no kumpamagara nkakurangira cyangwa se ukambaza byinshi cyane kuko ishuri rye narinyuzemo nanjye ndumwe mu bahamya bashobora guhamya ko ibintu bavuga kuko babikora ndagarutse Gasigwa D'Antoni naringiye kuvuga ngo naringiye kugusinyira abanyamakuru kuntu basinya ngira ngo amasinyatire y'abanyamakuru
ni sinyatire nyine nk'uko umuntu wese asanzwe asinyana ibyo nta n'ibikaze babirimo. ubwo ni sinyatire ibiri ku nkuru. Iyo ni sinyatire iyo urangije inkuru uvuga uwayikoze tu naho wayikoreye, ibyo ni ibisanzwe. Rero njye nakunda gusinya ngo Dantoni Gasigwa, nkavuga igitangazamakuru runaka. ariko reka ndeke kugira icyo namamaza. Yego gira ngo ni byiza cyane ko sinyatire buriya biri mu bintu biranga umunyamakuru, cyane cyane ku nkuru ye. Buriya nka sinyatire y'umuntu bita yari Ndahiro Valence Papi. Ejo bundi twumvishe umuntu wo muri Kenya, noneho nawe ni Papi wo muri Kenya. Sinyatire ni nkiriya neza. Sinyatire hari igihe ba brand kuko buriya mu nkuru cyane cyane zizama reportage hari igihe utari inkuru ari mbi ariko uburyo bwa narration bwo kuyitekerereza abantu hari igihe ushobora kuyiryoshya mu buryo bwa descriptive ukayimanuka neza kwa kundi mu gakostime k'icyatsi aje abira icyuya mu gahanga ageze imbere y'umucamanza arihanagura ahumbya kabiri. Uri kubwira umuturage uri kumva radio, ni radio ariko ku buryo nkaho ari kureba ari kubibona. Yego, ushaka kumwinjizamo inkuru akayibona, ahumetse kabiri arasa n'ufite ubwoba ariko yihagazeho ashyira amaboko inyuma atangira kuganira n'umucamanza. Wenda uwo ni umuntu runaka wari ugeze mu rukiko. Urumva ahantu uri ukagerageza kwereka abantu mu gitondo ku gasaha k'agasusuruko, ku kazuba k'agasusuruko mu masaha nka 2 nibwo dusanze umubyeyi runaka amaze kwihekura umwana mujugunya mu cyobo. Abaturage barakaye cyane. Abate urumva aho ngaho ubaka ufite inkuru uri kujyana abasomyi bawe abagukurikira abakumva mu isura, ni ukuvuga ngo uri kubakura nyine uri kubinjiza kuri teraho aho wageze. Yego, nta guhubukira rero inkuru buriya nabyo biba ubuhanga bwinshi. Niyo mpamvu uzareba ugasanga umunyamakuru yageze ku kazi ku isaha ya 9 za mu gitondo agataha 2, nyamara wajya kumva inkuru yakoze ugasanga ntirengeje iminota 3 ku munsi. Yakoze iminota 3 ku munsi. So bivuze rero ngo birumvikanisha uburyo gukora inkuru bigoye, ariko ubundi nta nubwo bigora ku bantu babyenjoyinga. Ni kimwe nimwe mu bintu biryoha cyane iyo bikunda. Yego, ngira ngo ni byiza, ariko hari sinyatire y'umuntu ngira ngo ubu ngubu nta Gakire mu Rwanda, ariko ni umwe mu banyamakuru nabo sinyatire zabo zari ziryoheye abantu. Usanga abantu Peter Muyomba no Flash FM, uri nawe numwe mu bantu bazanye zira sinyatire navuga ngo za attracting abantu. Yego, sometimes ziba ziri nka comedy ku buryo n'umuntu ashobora gukumva. Hari nazo bita stand up, hari n'ama stand up ngira ngo hari niyo Muyombano yakoze ari mu giti. Sinzi niba wundi gutabye Imana yakoze ari mu mva, ari kwipima imva nyakwigendera Celestin nawe wirusha amaboko. So rero nk'ama stand up nayo igerageje kwereka abantu situation, niba imva isanzwe igira metero 2 ugasanga we ni metero ntinuzuye kugera mu ivi, byereka abantu. Urumva? So rero mu itangazamakuru hamwe udukoryo twinshi dutuma ukurura attention y'umuntu kugira ngo abashe kukureba cyangwa kukumva. Yego, mu itangazamakuru niko bimeze. Uyu munsi turaza kuganira cyane ku nkuru z'ubuvugizi. Inkuru z'ubuvugizi ni zimwe mu nkuru ziryohera cyane uwayikoze mu gihe uwo yakoreye ubuvugizi yarenganuwe cyangwa se yahawe ubutabera. Ngira ngo biri mu bintu bishimisha umunyamakuru cyane kuba wabijwi rya rubanda nk'uko nyine n'ubundi ariko umwuga w'itangazamakuru umeze, kubijwi ry'umuturage. Yuba ijwi ry'umuturage akarenganurwa, ngo ni ibintu bishimisha. Ariko cyane inkuru z'ubuvugizi rimwe na rimwe hari igihe, ubwo impamvu uyu munsi nagutumiye ngo tuze kugendera muri iyo shusho turebe ese inkuru z'ubuvugizi cyane rimwe na rimwe hari igihe tubona umunyamakuru yakora ihohoterwa, yagiye gukora inkuru y'ubuvugizi. Cyane na bamwe bataba bazi uburenganzira bw'umunyamakuru cyangwa se ingero zirahari. Ingero zirahari, inkuru z'ubuvugizi barakubitwa. Hari uwitwa uwo Papi twavugaga ejo bundi yakubitiwe Kicukiro. Dufite uwitwa Keve nawe yigeze gukubitwa, uriya Keve wo kuri BTN. Yego, ejo bundi Jerome Munyentwari yarakubiswe, akubitanwa n'umukomedi witwa Ndimbati. Yewe nanjye narakubiswe. Urumva? So rero kuri tele uhura n'ibintu byinshi. Kuri tele haba byinshi. Kuri tele hari igihe uhura n'umuntu
either azi icyitwa inkuru y'ubuvugizi arakizi, uburenganzira bugenga itangazamakuru arabuzi, ariko kubera impact iyo nkuru uri gutara biri bugire wenda kuri we cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa biri bugire impact biri bugire ku muntu we mwene wabo cyangwa se umuyobozi we, agahitamo kukwitambika akiyemeza kuviyora ayo mategeko agenga itangazamakuru. Aba bantu bose twari tuvuze bose bagiye bakubitwa bari gukora inkuru z'ubuvugizi. Yego. Icyo nicyo kikumvisha rero icyuho gihari. Abantu ntago barumva neza inkuru y'ubuvugizi ni inkuru nyabaki, ni inkuru imeze ite. Buriya hari nka papi yakubiswe n'umudaso, urumva? Nyamara buriya hari igihe umunyamakuru ashobora no kukwereka ikibazo aho kiri wowe utarubizi, cyangwa se abaturage kubera iki baragutinya, ntibashobora kukubwira ngo dufite umuhanda ariko waraturitse hano. Kubera iki? Bazi ko bagera imbere umeze nk'intare, bagira amahirwe bakabona umunyamakuru na kamera ye araje ati nyaboneka tuvugira iki kintu. Icyo gihe rero rwiyemezamirimo wakoze umuhanda ntago ari bukurebe neza, meya watanze isoko na supervision y'akarere ntago ari bukurebe neza. Ubwo ngo aho ngaho navuga ngo uri mu kaga gateye ubwoba. Nigeze kubabwira ajya hano, nigeze gukora inkuru, ushobora kuba ntarabivugiye hano, ariko nigeze gukora inkuru ahantu mu karere kamwe. Nkora inkuru bantumiye bati tugiye guha abaturage inka. Abaturage ndagenda rwose umuhango turawutaha, barishima bati tubonye inka, ubu ngubu ugira inka tugezeho. Uzi cyakurikiye? Nyuma y'imyaka 5 abaturage barongeye barampamagara. Ati zanka waje hano bari kuduha n'ubu ntiziraza. Kubera iki? Byagezeho agronome w'akarere avuga ngo ni bari veterinary ngira ngo urabizi ngo izi nka babahaye ngo sinzungu 100%. Bazisubizayo imyaka 5 ishira zitaragaruka, kandi buri muturage yasinye ko yahawe inka. Urumva nk'umuntu wagize uruhare mu kunyereza izo nka, urumva ntabwo ari bukurebe neza nk'umunyamakuru. So rero navuga ngo inkuru z'ubuvugizi ziracyafite minenge, cyari minenge mu bantu dukorana. Ari no mpamvu uzabona abanyamakuru benshi bazitinya, ari no mpamvu uzabona abanyamakuru benshi bazikubitirwamo, yewe hari n'abanga kuzijyamo. Kubera iki? Nta n'inyungu ibamo. Hari n'umuturage inyungu ibamo nuko ni ya success by'abyishimo by'umutima, urumva? Ukavuga uti okay, now I'm very happy kubera ko I did an advocacy, none uyu munsi nabigize success. Nibyo byishimo bishobora kubamo. Nawe ubundi ugiye kuvuga ngo urakuramo inyungu mu buryo bumwe, wenda mu buryo bwa financial, urakuramo inyungu mu bundi buryo, bro, nta kintu kiba kibereyemo. Nta kintu kiba kibereyemo. Ngira ngo ubivuze neza cyane. Uravuze ati inshuro nyinshi izo ni inkuru usanga abanyamakuru bazi kubazi, cyane cyane yo wihebeye kubyinjiramo cyane. Hari abavuga ati bitewe nuko hari igihe uba ugiye gushyira amanyanga ya bamwe hanze, ugasanga ugiye kubika isahane y'abandi. Nigeze ahantu ugeze gukora inkuru ndi kuri tele, ariko narabikubwiye mani nge ntashye ndakubitwa, ariko nkubitwa ayo mabandi, ariko nkubita niba ari n'amabandi bari kumbwira ngo uzajya kumena iriya sahane iwanyu haramenetse amasafuriya. Urumva? Kubera iki? Man, inkuru nayo ndi gukora nari ndi gukandagira mu isahane ya miliyari 3. Umuntu bivuga ko yakoze amanyanga akariganya umuntu ibibanza bigahagaze miliyari 3. Intuza yawe tutaye twayigera kuko ni nabyo bintu nshaka kukubazaho cyane. Urumva? Nyine icyo shaka kukubwira. So rero ushobora gukandagira muri iyo sahane, ejo bagakandagira amasafuriya cyangwa bagakandagira ubuzima bwawe. Buri abanyamakuru mu Rwanda baranagowe. Ariko uguzi kujya gutunga meya kamera, urumva? Uri kumubaza wenda ku bibanza yariye, ari bugende mu modoka yishyurwa Ramsam, ari muri VWT ye nziza, we warangiza ukurira akamoto. Ashatse yagukurikira kana gukandagira assurance kishyura. Mu Rwanda turacyafite ikibazo cy'ubukene mu itangazamakuru. Mu Rwanda turacyafite ikibazo n'uho cy'imyumvire very poor, noneho iri no muri the so called abayobozi. Ntabwo ugenda bitinya bamwe na bamwe. Yes. Urumva? Njya wumvise ejo bundi uramugabo wantuza Dr. Kibiriga wa Rusizi byamubayeho. Urumva? Ariko waje kumva ko president wa Njyanama nawe yahise. Urumva? Itangazamakuru rimwe na rimwe hari igihe natwe tubigikoresho. Hari n'igihe n'umuntu ashobora kuza wenda akakubwira ati
mwana ndi kurengana ugahubuka ukavuga uti ngiye kurenganura umuntu ngiye kwinjira muri iriya nkuru umuntu arenganurwe ugasanga wa muntu we yagukinnye iki siyasa. So rero media advocacy iracyari muri media iracyafite challenge, iracyafite imbogamizi ziri ku rwego abantu badashobora kwiyumvisha, ku buryo niba unabireba neza abanyamakuru bakora ubuvugizi ubu ngubu kuri iyi nshuro ni bake cyane. Kubera iki? N'ibitangazamakuru bwabyo boss uramubwira ngo ngiye gukorera ubuvugizi ngo umugore yishe umwana amwice he ni Nyagatare urakoresha ngahe noneho ni nk'ibihumbi 20. Ibihumbi 20 iyo nkuru urayizana itarengeje iminota 4 cyangwa 5, sibyo? Noneho arakubaza maybe ni mainstream nta nubwo ari na YouTube wenda ngo hari ikizinjizaho. Mainstream arakubaza ati okay ibyo 20 kugiye kuzana iyo nkuru irinjiriza iki kigo, ugasanga wa muturage ararenganya. Kubera iki? There is no budget. Noneho n'ikinyamakuru cya leta ari yo cyitwa public broadcaster nacyo bwacyo ugasanga inkuru nk'izo ntabwo gishaka kuzinjiramo. So rero turacyafite ikibazo cya advocacy mu buryo bw'itangazamakuru gikeneye ubuvugizi, gikeneye training, kinakeneye ubushobozi by the way. Tumva aricyo yego aho ngaho ariko ndaza no kukubaza kuko aho ndaza kukubaza ikibazo kijyanye n'uburyo ngira ngo Imana ishimwe ko twari turi mu mahugurwa yateguwe na RMC ku bufatanye na RIB na Rwanda National Police ngira ngo harimo n'abandi bafatanyabikorwa ngira ngo bagaragaje ko hakorwa amakosa rimwe na rimwe abanyamakuru bakakira indonke kugira ngo akore ubuvugizi ku muturage. Ibyo nabyo byagaragaye nk'igikoresho kimwe na kimwe gishobora gukoresha bigatuma itangazamakuru rikora akazi katameze neza. Indonke reka nkwereke indonke ginyishyira mu buryo bubiri kandi abari burebe ikiganiro baze kumfasha cyangwa umunambabarira bo mbivuga ko mutabyumva. Hari umuturage ushobora gukenera ko inkuru ye iba covered, sibyo? Agakenera yuko jewe Danton Gasigwa yego ndi bujye Rusizi gukora inkuru ye iri muri interest ze bwite, ntabwo gende bw'inkwere essence nabikubwiza ukuri ngaha bivugiye imbere ya kamera, ntabwo nzinywera essence jewe nje gukora inkuru iri muri mu nyungu zawe. Kuhamagara umuntu upima ubutaka ku murenge so mutegera moto. Iyo nkuru zabo ugiye gukora ko bisaba ko inkuru yibalansinga, ni gute umuntu azaba yaguhaye amafaranga ye ukabalansinga utaryamiriye ku ruhande rwe. Aho ngaho rero reka nkwereke, sibyo? Je inkuru nzayibalansa. I know je uyu munsi impamvu nkubwira ngo nayakira ntabwo nirengagije ko ari amakosa. Ubundi inkuru ntigira igiciro, inkuru ntigurwa, inkuru ntigurishwa, nuko turi gukorera mu gihugu gifite itangazamakuru rikennye. Itangazamakuru n'abatindi urumva reka nkubwire freelancers ntago bazi se ntago ujya mu hoteli ukabona umusore yiyaruriye igisahane kigireshya nka gutya urumva kubera iki arateganya avuga ati jewe ndiye saa 8 ninjoro nshobora kutongera, akavuga ati jewe ngiye kwarurira rimwe n'ubukene. Uwo muntu rero nubura mu kumujyanye ukamujyana kuri tele ukamubwira uti genda guhumba 50-60 ndaguha 100 gutegere. Yes, cyangwa ka YouTube ke aga YouTube channel ntiyamamaza ntagirute. Uwo muntu araza rwose ako gatike arakarya mu bwumvikane, sibyo? Kubera iki nibwo buryo buhari bwo kubona agafaranga. Ibyo bintu ariko ubwo byangije itangazamakuru, biri kwica itangazamakuru nyine, biri kwica ubunyamwuga. Abanyamwuga bose barimo ba corrupted na giti. None se reka nkubaza we ko twari turi kumwe RIB yo ntiyatanze giti. RIB ntago tuha giti se iriya ni transport. None so umuturage wampaye transport si iriya ni facilitation, nta mahugurwa atagira facilitation. None jewe bafashe umunsi wacu tukirirwa twika. None uwo muturage jewe ngiye kureba nta munsi wanjye yafashe. Mujye mugorora ibintu tubiyimvugo zikwiye. Ariko Danto wajya umuturage yaba afitanye ikibazo n'undi wagutegeye si we uri bushake point ziri buze kumvikana ko yarenganye. Aho ngaho rero kankubwire jewe uramutse unantegeye nkubwiza ukuri sinubwa mbere bantegeye mbivugira urumva giwe hari abagiye bantegera bibira gukurikirana inkurikirane niba hari ikirego cyatanze jewe untegeye ndabubwira nti banza umbwire yuko nibanje wizeye neza ko
uri bunezezwe n'inkuru ndi busohore bitewe nuko wizeye ukuri kwawe, kuko ngiye ntago najya kugureka inkuru cyangwa nyicurike. Ntabwo igihe maze imyaka 12 ngiye kumara mu itangazamakuru ngiye bari yo kuvuga ngo ngiye kwica ubunyamwuga bwanjye. N'abantu bajye bazareba inkuru zanjye nkora, sibyo za tele, ntago nabogama. Kandi mu by'ukuri hari naho wantege. None se reka ngubaze, nk'ubu par exemple rege hari n'umuntu ugeze kuntegera tujya Bugande, urumva arambwira ati genda shaka ko tugenda nkasura umugore wanjye iki n'iki tukaganira, nawe ukamuganiriza. Umugore yaramwibye abana, ndagenda umugore nawe ndamuganiza ngo kuki wibye abana. Umugabo wantegeye sanga cya kigabo n'ikinyamafuti, tugera hano mu Rwanda inote ya 400 nayibitse, urumva inkuru ndayikubita ikigabo ahubwo gisigara kira, ngiye ngutegere unankubite hasi. Ibyo rero bisaba ubunyamwuga. N'aba bantu bibwira ngo aratanga amafaranga bamuvugire, iyo ubikora gutyo man, wa wundi ubikora uzi koko warenganye byanya. Yes, wa muntu gutegera ni wa wundi uvuga ati gende mukuri 100%. Hari no ushaka guhishira amanyanga. Amanyanga barayahishira. Ariko rero wakwitegera bana gutegera ushaka guhisha amanyanga arayaguhisha, kuko umuntu udashaka kwereka suruse y'inkuru n'ubundi ntago azayikwereka. Ubundi nuko bajya bakunda kuvuga ngo mu rukiko hakora ibimenyetso. Hari umuntu uba wararushije ubwenge bwo kumushaka n'ibimenyetso mu gihe azi ko bashobora kuzahurira mu bintu bishobora gusaba. Hari abantu bazi bita barusisibiranya. Abo barahari rero. Uwo rero reka nkubwire, niba urukiko rudashobora kumuvumbura, buri imbere y'urukiko hacamo, reka ndebe, bibanza mu bugenzacyaha, hakajya mu bushinjacyaha, urumva hakajyaho umucamanza. Abo bantu bose bikorera iperereza ubwaryo. Jewe umunyamakuru uri single umwe, a single person, ni gute jewe umuntu ajya kuvumbura amakosa ye mu gihe n'inkiko zitabashije kuyamenya, kandi rizo ziri kuri karibu yo gukora iperereza rindenze. So rero tujye tureba tunoroherane. Mwemere yuko mu Rwanda dukifite itangazamakuru mu by'ukuri rikennye kandi rizahora rituma dukora amakosa y'umwuga. Yego, reka tugaruke mu kanya. Ngira ngo twari tubibaye nk'ababivugaho, ngira ngo twari turi kuvuga ku nkuru z'ubutabera, ariko ngira ngo tutaza kunyura ku ruhande cyane cyane. Wamvuze ati mu minsi ishize narakubiswe. Ngira ngo icyo gihe ntago umunsi turi buze kubica ku ruhande. Icyo gihe wakoraga kuri Yongwe TV. Ngenda byibuka umunsi wa mbere warakubiswe. Yego. Ubwa kabiri urongera avuga ngo abantu baje bamena umwanda. Vuga amabyi, baje kumena amabyi wanjye kwidirishya. Urumva? None se imigucire ku ruhande bayahamenya inshuro ebyiri. Ubwa mbere baraje bayashyira mu mufuka, barazunguza bajugunya hejuru y'ibati. Hari no mu gihe cy'imvura rwose mbyutse. Nanze ngo baje kwituma mu mbere y'urugo. Urumva? Nubu uzazi wanjye nzayakwereka yo kwidirishya nanze kuyahanagura, kuko ngiye nabibwiye RIB banga no kwita no kuza ngo banakora iperereza barebe, nanze no kuyahanagura. Ubwo ndi kugira ngo uyu munsi nagutumiye kugira menye ese Dantoni yabonye ubutabera. Dantoni mu minsi ishize turi mu mahugurwa mu kanya narimvuze, ubwawe warahagurutse wibutsa RIB. Ni nko kubibutsa kuko ikirego cyo wari waragitanze, kandi mu bantu wavuze ko ukeka kuko inkuru wari uri gukora icyo gihe, muri icyo gihe utegukubitwa, hari inkuru ngira ngo y'umugabo bitanzizera Aimable niyo wari gukurikirana. Ngira ngo n'umuntu nyine mu minsi ishize, nuko ubu ngubu ngira ngo byabaye nk'ibiceceka, ariko mu minsi ishize yarari mu itangazamakuru cyane, mu nkuru zigiye zitandukanye. Ngira ngo yajya avugwaho cyane mu nkuru ziri kuri Apotre Yongwe, yavuzweho kuri Manirakiza Tojene ukwezi amufungisha. Uyu nzizera ngira ngo no mu gihe cyashize igeze n'amabanke. Urumva harimo ibintu by'amabanke, harimo za miliyoni 210, harimo za miliyoni 300, hari imanza muri Equity, hari muri Bank, hari miki. Nje ndi kugira ngo nibutse abantu uwo nzizera mu itangazamakuru, inshuro yagiye avugwa mu itangazamakuru, ngira ngo no kuri case ya Irene na Bavise na Dorcas. Yego, ngira ngo ni na case niyo yasakuje cyane kurenza ibindi byose. Kubera ko yaje mu cano se. Yego, kubera ko ariko ngira ngo sinayo yari irimo ibyo twakwita ko byari biremereye, kuko ibyo twakwita ko biremereye biri mu zindi, kuko ngira ngo uri mu bantu babashe kugenda bakurikirana
urubanza cyangwa se gukurikirana ibyo abaregaga nzizera, ngira ngo ni nayo mpamvu uvuga ngo ndakeka ko ashobora kuba ari mu bantu bagiye bashaka kungirira nabi. Ubundi uramukeka ugendeye kuzihe mpamvu? None se ko wamaze no kuzivuga, jewe umunsi navuye mu nkuru iryo joro narakubiswe nkubitwa, bambwira ngo nzajya kumena iriya sahane iwacu haramenetse amasafuriya. Icyo gihe ndakubitwa kabisa, ndaremba hafi yo gupfa bro, ndaremba. Umunsi wa kabiri ngiye mu rubanza, urubanza ngira ngo yari yarakatiwe imyaka 6, aza kurusubirishamo barayisubika. Urumva tugezeho umunsi bararusubika, iryo joro baza kumena amabyi wanjye. Urumva kubera ko nari ndiyo icyo gihe nahise nkora ikiganiro, niba nagikoranye nande banze ni wowe ninde simbizi, baza kumena amabyi wanjye. Inshuro ya gatatu hakurikiramo urundi rubanza rwa nurwo ngurwo n'ubundi style rwa Ecobank, barongera barusubika. Nibwo nari nibaza abo bantu bavuga bati umuntu adutangiye ingwate tutabizi ni ibyangombwa by'ibihimbano. Icyo gihe ndi kwibaza ngo ni gute nzizera niba dakomeye koko, ni gute urukiko rw'inyamirambo, urukiko rwisumbuye rusubika urubanza rwe ngo umuriro urabuze, noneho umuriro ukabura muri sale yaburaniragamo, abandi bagakomeza bakaburana. Urumva urukiko rufite generator, urukiko rufite nkibaza ibyo bintu ubundi bibaho. Urumva niba niba kubyibazaho, ndongera mbona undi mwanda, ndabwo nti byanze bikunze n'uyu mugabo uri kungendaho, nuko kumukeka kwanjye kwaje. Narareze ntacyo byatanze, nibukije RIB. Umuntu uburana n'umukire, umuntu uburana n'umukire. Ubundi hari amategeko agenderwaho, aho ingingo z'amategeko zubahirizwa, ubundi abantu bose barareshya. None se wabonye imbere y'amategeko ntabwo nabonye nyine. Uracyakubitwa rero. Ngwiki uracyakubitwa. Ubu hananjye nsigare reka nkubwire sa nta muntu uzongera kunkubita bila hamini, reka nkubwire nta nubwo bishoboka, ntabwo bazongera gukubita. Ubu nanjye nagutanga, reka nkubwire sura ko RIB tubuza kwihanira byihorere. Zivugira mani, hari aho ibintu bigera ukabona yuko urumva buriya muri RIB mfitemo ibirego bigera kuri 4 kandi by'urugomo nk'urwo hano ku Gisozi. Nta na kimwe baras accessinga habe na kimwe. Urumva so rero aho bigeze ahanga se urumva umuturage akwiye gukora iki? Niba urwego rwakakurengera utakurengera, what can you do? What can you do? So rero ubona RIB yaratinye gufata nzizera se yimukurikirane? Ntabwo mutinye. Ibyo ntabwo ari byo simbizi, wasanga RIB ibyayo. Niba yaramutinye, niba itaramutinye, niba barasanze ntaki, niba barasanze ari umwere, ariko ibyo ngibyo umuntu wareze agomba kubimenyeshwa, bakavuga bati twakoze iperereza. Ariko it's très bizarre ko RIB wowe ujya kwiregera ngo runaka yankubise ndakeka runaka, uranarembye, bagutumye Rwanda Forensic, uragiye uzanye ibimenyetso ibihamya yuko wakubiswe, urabizanye urabibahaye, bo barabyicaranye tu baragize bavuga ngo genduza n'umuntu waguhohoteye. Genduza n'umuntu ubuse n'ijyo gufata umususpect. RIB yaratojwe, ifite amapingu, hari n'abafite imbunda. Giye bari kumbwa ngo nijye gufata umuntu muzane kuri RIB. Ngwiki none ngo ningende muzane ngo nzane suspect sha. Bintu biranatangaje. So rero by'ubutabera ntabwo ndabubona, bigeze herero ntabwo ndabubona, ahubwo nyuma yaho ngira ngo nyuma yaho naje kubona ko ngira ngo kwanza twari kumwe wowe turi Nyamirambo. Turi Nyamirambo ntabwo uzi umuntu waduhamaga akatubwira ngo nimuve ahantu nzizera yapanze abantu bagiye kubafunga. Twagiye mu rukiko mu rubanza rwe. Samu bivuge bigiye kujya binkura mu nkuru zo mu nkiko kubera ko Samu bivuge wenda abantu tuzagira ngo iki. Oya telefone yarahamagaye. Telefone yarahamagaye bampa na voice note. Bati nzizera yateguye timu irimo mudaso ntagiye kuvuga izina, usigaye akorera kuri station hari aho bita ngo ni station ya Rwezamenyo. Yabanje gukorera headquarter uwo muribo, bari bamubwiye ngo aze gufata Dantoni, ngo afate ikitwa Samu Gakire, ngo afate noneho harimo aduye w'umunyamakuru w'umaneko uri kudutuneka avuga ngo bageza noneho bahita bamubwira ngo nubona ngura muri baje n'abandi bantu ngo uce ku ruhande wigendera. Ariko man kandi cyari cyambabaje, hari abanyamakuru benshi na cyapionika ngo bari kugitwara. Urumva ariko baravuga ati ufate abantu aba babiri.
cyakora narabimenye tumaze kubimenya turagenda twigira hehe twigira ahantu turicara tubicungira hariya cyakora biriya bintu byatumye ni inkuru z'uwo munsi zidasohoka. By the way uriya munyamakuru sinjye no kumuvuga izina ariko na n'izisaha yari mu nshuti zanjye kandi zikomeye. Nza no gusanga urumva we avugana na Nzizera iyo twabaga turi kumwe gutya agashaka kunyinjiza mu kiganiro cya Nzizera agashaka kukinyinjizamo ngo tumuvugeho noneho nicyo mvuze agahita kiri coding akacyohereza Nzizera akambaza ati kucyukiye kanzizera nka bati kwa kundi ushaka no kwatita man Nzizera ni n'umuntu wa fake we kuvugira nka gutyo mugana mu buryo bwa kijama. Ibyo bintu ugasanga Nzizera namaze kumenya rero yuko ari umwe mu bantu basinicinga bya hatari anshi nyuma akagenda man zamenye ko nanjye yandi codinze nawe era kuri codinze mu bintu byo kwa Apotre Yongwe urabeshye nawe era kuri codinze guta codinze urumva njewe naravuze ngo ndabyibuka ko nari nasuye Yongwe arambwira ati sha mwirinde umuntu runaka tugende we na ntuza mwirinde umuntu uyu n'uyu si umuntu mwiza. Umwe muri aba bantu bo muri iyi mihanda ngisohoka vuye kumusura nsanga bahagaze hanze ikiri Jerome Munyentwari ikiri Baraka ariko umunyamakuru tumuvuga cyatumwihorera mwihorere reka mwihorere hanze kumuvuga noneho Baraka nsanga nawe ubwo yari yasuye Yongwe kuko yarajeho bwa kabiri nawe yari yabimubwiye nk'ibyo yambwiye dusa nk'ababivugaho Njye na Baraka umutipi record on turi ku rukiko kwa kunda abantu baba bagiye araza abantu bose bateye kamera n'ama mikoro ate mwumva ya majwi nanjye nateyeho mikoro gutya ngo ngiye kumva amajwi usanga nayafungura sanga nayanjye itanegera inyuma umuntu umwe aravuga ngo uwo muntu uko ni kumva ari Samu Gakire numva ndababaye ndamubwira nti biriya bintu aramubwira ngo ya n'umuntu wabinyohereje namubwira nti yabikohereje ngo twaturi kumwe turi batatu ariko uwo munyamakuru ntago ari umuntu mwiza ntago ari umuntu mwiza nubwo ariko ngiye mwita umunyamakuru reka nkubwire buragiye hari ikintu cyambabaje buriya niba ubonye umuntu ari muri case nk'iyi umunyamakuru mugenzi wawe Samu nk'ubu ugiye nshobora kuza tukaganira kwenda ku kibazo mfite n'umuntu tugifitanye rimwe nimwe tukaba twamuvuga nabi bitewe n'iki n'akababaro giye nifitiye ariko yahitaga ari codinga akohereza noneho nabangiye gukorana ikiganiro na Samu kugira ngo nisabire ubutabera we agahita byohereza mbere akabavuga ati Danton agiye gukorana ikiganiro runaka Nzizera akabara bimenya man utekereze ko hari igihe tugeze kuvugana ari umuntu wigeze kumbwira ati bro warababaye waratesetse abantu baraguhohoteye ngwino nkugurira agacupa urumva umuntu turagiye turicaye turasangiye tipe ndangije amumage kuri telefone ndaganda igishandi kumwe na runaka arimo arangurira agacupa ari kunyagira nyine nk'umuntu wahohotewe kubera ko azi ko umuntu afitanye ikibazo na Nzizera aba ari kubiri coding ahita byohereza Nzizera ati burya Danton ari gukorana na runaka nibo bantu bari kumusapotinga nibo bari kumushuka ngo akora ibiganiro bigaragaza amafuti yawe umusa jewe nahise nkora iki nahise nca ku ruhande ndavuga nti hari abantu jewe ngiye kujya nirinda urumva niba ari n'agafanta cyane ko muri iyi minsi ariko ndi gushobora niba n'agafanta menye ngo ndakanywera aha ngaha niba ari ni n'akaji menye ngo ndakanywera ndagasangira na runaka ariko mvuge nziga kubera yuko nta kintu na kimwe nigeze nganira n'uwo mugabo habe wenda nubwo twari kuvuga ku bakobwa cyangwa ku nzoga cyangwa ku mata yagombaga kuripotinga kwa Nzizera ibi byose Nzizera nawe akabyoherereza abandi bantu urumva cyari ikibazo rero gikomeye cyane cyari ikibazo gikomeye na nizi saha byatumye hari umubano magarika kubera ko nabonye yuko uriya muntu ugusinicinga hakwiba amagambo ari n'umuntu mufitanye ikibazo ese koko nk'uriya mugabo mvuga aramutse ari we wohereza amabyi wanjye akaza kuyahamena urumva cyangwa se akaba ari watumye abandi akaza kuntega urambwira ute ko ashobora kumutuma ati genda ushyira ibi bintu byica mu cyo kunywa cye muri gusangira umuntu yabyanga umuntu utegeka kohereza amagambo yanakuroga yego ibyo yabikora cyane ngira ngo
birumvikana wenda mu bintu twaganiriye byose ngira ngo twajya tuganira ku bintu bitandukanye ku nkuru z'ubutabera z'ubuvugizi akenshi cyane abanyamakuru bakora bakunda guhohoterwa rimwe na rimwe ubwo iby'abandi simbizi Jerome Munyentwari ariko ashobora kuba yarabonye ubutabera ngira ngo baranamwishyuye kuko kamera ye bari bayangije papi nawe ubwo nizere ko nawe bishobora kuba byaragenze neza ntago nakoze follow up yo kumaza uko byagenze awe reka twivugire kuri Gasigwa D'Antoni turi kugana ku musozo ubona ari ukubera iki uravuze ati wakurikiye inkuru nyinshi za Nzizera Aimable ushaka ko hari wenda abantu ubona yarenganyije bahabwa ubutabera cyane kandi ubona kubera iki bigeze iki gihe batarabubona ese Nzizera wenda n'umwere ararengana ibyo bamurega cyangwa se bamushinja sokuri Nzizera se arakomeye afite izindi power reka nkubwire je nyuma yaho ngaho je nafashe initiative yo kucana Nzizera turaganira twaraganira arambwira ati D'Antoni biri yubona urumva umuntu wese ukora business byamubaho imanza z'ubucuruzi tuzihoramo ntago wakora business udahura n'amariske je naramwumvise ariko aramutse yitwaza ko ari umukire kubera ko umuntu ukora diru ya miliyari nase kiriya kibanza cyo kwanyira nkunda banyanga je nkunda kumwitangira nkunda banyanga kuko nzi ibyo ari byo sibyo very soon hari n'inkuru zigiye gusohoka kandi muzamenya ukuri hariya urumva muzamenya ukuri kandi kuzuye niba koko akushaka gukina diru y'isambi ihagaze miliyari 3 agiye kubaka muri yo estate uwo muntu n'umukire yego none se umukire aramutse ajya guhangana n'umunyamakuru nkanjye uri simple ku buryo amutuma abantu kugeza no ku rwego rwo gutuma umuntu ngo aze kumena amabyi mu rugo iwanjye urumva uwo muntu atabaciriritse ariko navuga ngo ni biranashoboka yuko buriya hari n'abantu bashobora kureba imyitwarire ye hari abantu bashobora kureba abo bafitanye ibibazo n'iki bakaba nabo bahemukira umuntu bazi ko afitanye ikibazo nawe kugira ngo bijye kuri we ibyo nabyo birashoboka ahubwo nawe namenye ngo ebana yigenda sereza wa mugani w'abantu agiye ngira ngo icyo nicyo wasorezaho nibwo butumwa wamuha kandi twizere ko wenda nimba biri mu rukiko twizere ko aba bantu bazabona ubutabera kandi koko nawe nimba arenganywa twizere ko nawe azabubona twizere ko mbega ibi bintu byose bizanyura mu mucyo binyuze ku munzani ubutabera nuko abantu batabizi ura no gutsindwa urubanza n'ubutabera abantu bakumve ko ubutabera ari ukuba watsinze niyo utsinzwe urubanza as long as wahuye n'inkiko bigaca mu mucyo uba wabonye ubutabera aho ngaro ndumva nta bikaza Datoreka ngushimire cyane wenda tuzakomeza kumenya amakuru uravuze ati hari inkuru zigiye gusohoka twizere ko izo nkuru wenda natwe tuzazimenya nk'abantu bagiye bakurikirana izi nkuru n'ubundi tuzakomeza kugenda tubagezaho update reka ngushimire cyane reka nanjye gushimire nshimire n'abaturebaga murakoze cyane